none waraza gitifu agakayirana abanyamuryango nayo bagafashemo ya mituweli atarashika n'ubwizigame bwabo yego yaraje mu itsinda ryabaye kuwa mbere ayatwara ku gahato gitifu. Twajyaga twishyurira 3,000 tukishyurira igihe tukivuza, nubwo utakwivuza hari uba wavuje, none ngo bazajya baza ngo bajye kudufunga, ngo bagende ngo batujyane kudufunga ngo kugeza igihe ngo twishyure ayo mafaranga. Niba rero kudufunga aho tuzaba turi mu gifunga rero tuzakura ayo mafaranga bazaze bajye kudufunga. Tivuza ko nyine mwazira gatwata mituweli ku bushake bwacu gukora bifite akamaro nta kudufatira amafaranga y'umunyamuryango. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu babwiye itangazamakuru yuko gitifu w'akagari ari kuza mu bibina barimo agafatamo amafaranga ngo nta mafaranga bagiye kwishyura ubwisungane mu kwivuza, aya mafaranga bakayatwara ku gahato. Kandi ikindi abaturage bavuze ngo hari umunsi mu kindi gihembwe cyashije mu mwaka wa 2025 baje gutwara amafaranga gutya birangira abaturage batishyuriwe ubwisungane mu kwivuza kandi amafaranga baraje bakayatwara mu kibina. Na n'ubu ngubu nibyo byongeye kuba bari kuza amafaranga yabo bakayaterura mu kibina bakayatwara ngo bagiye kuyatanga mu bwisungane mu kwivuza, ugasanga bino biri kubabera imbogamizi. Bavuga ko gutanga amafaranga ya mituweli ari ku bushake bwabo kandi mituweli nibo ifitiye inyungu kandi basanzwe bayitanga kandi neza cyane, bityo rero ntago bakaje ngo babakurire amafaranga mu kibina cyabo bayatware kandi amafaranga barateganyirije ibindi kubakura mu bukene. Byarangiza gitifu akaza amafaranga akayakuramo yarangiza akayatwara. Bino byarishije abaturage benshi cyane, abandi bashengura imitima. Bamwe mu baturage bavuga yuko gitifu yavuze yuko ngo amafaranga ya mituweli nibatatanga bazajya babafunga bakabajyana mu kashu bakazavamo batanze mituweli. Abaturage bavuga yuko niba bafunga se aho hantu mu gashu bazaba bari kuyakorera, nimba ari bwo buryo bashaka kubinyuzamo bazaze babafunge, ubundi barebe yuko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bazatanga gute se kandi batakoze. Abandi mu baturage bakavuga yuko gitifu ariko bayoboza inkoni y'icyuma kandi imyitwarire ari kwitwara cyangwa uko ari kwitwara ntago bikwiye gufata amafaranga yarangiza akayatwara atavuze cyangwa atateguje abanyamuryango aya mafaranga akayatwara ngo n'abandi batatanze mituweli yarangiza akabajyana kubafunga ngo bakavamo batanze mituweli. Harimo abafungiranye mu kagari kugeza amaginganga bahaye itangazamakuru amakuru bavuga yuko maginganga gitifu yabafungiranye mu kagari ngo ntago bari kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, kandi abaturage bavuga yuko n'igihe cyo kwishyura ubwisungane mu kwivuza nako kiragera kuko batangira kwishyura mu kwezi kwa 7. Bivuze ngo rero gitifu arimo arabahohotera. Barasaba inzego z'ubuyobozi zo hejuru ko zaza zigakemura kino kibazo mu maguru mashya, bitabaye ibyo ngibyo gitifu arimo arahohotera abaturage abinyujije mu nzira zitari nziza. Ushobora gusanga nk'uko ubutagitifu wayoboraga kano kagari yaje agakusanya amafaranga y'abaturage yarangiza akayiba avuga ngo nawe ubwisungane mu kwivuza, uyu gitifu nawe ari gushaka kwiba aya mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Ikindi ngo nayo yatwaye ntago arayishyura ubwisungane mu kwivuza, rega ngo n'igihe cyo kwishyura ntago kiragera. Mu gihe umunyamuryango yishyuraga amafaranga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda akaba afite abana 5 akaza mu kibina akahita akuramo 10,000, urumva yuko atanuzuye. Ubwizigame bwa munyamuryango buragiye, noneho n'amafaranga ya mituweli niyuzuye kandi n'ubundi bavuze ko amafaranga bazayizigama n'undi akishyura ubwisungane mu kwivuza nabo bakagira andi bakuraho, ariko bitangiye kuba akajagari gutyo ni ibintu bitangaje ndetse n'ibintu byarijije abanyarwanda benshi cyane. Itangazamakuru ku muyoboro wa telefoni bahamagara gitifu w'akagari yavuze ko aya makuru atemerewe kuyatanga, aya makuru yemerewe gutanga n'umuyobozi w'akarere. Nta kintu na kimwe yagize atangaza ku makuru ariko vurwa yuko ari guhohotera abaturage, ahubwo yemye itangazamakuru amakuru aryohereza cyangwa avuga yuko ibyo ngibyo babibaza umuyobozi w'akarere. Yenda ubwo ngubwo umuyobozi w'akarere niwe umwoshya cyangwa niwe umushuka. Bivuze ngo itangazamakuru ryarangije kwegeranya iyi nkuru kugeza ngangaya abaturage baracyari mu gihirahiro, ariko bavuga yuko basaba ubufasha inzego zo hejuru. Itangazamakuru ryagiye kureba umuyobozi w'akarere ngo bamubaze ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, impamvu ari gutuma gitifu akajya gutwara amafaranga y'abanyamuryango bizigamiye mu kibina, gitifu akajya kuyatwara. Gitifu kandi akavuga ko aya makuru atemerewe kuyatanga, ari umuyobozi w'akarere yemerewe kuyatanga.
umuyobozi w'akarere yasobanuye yuko we ntabwo yigeze yohereza gitifu kugira ngo ajye gutwara amafaranga abanyamuryango, bwabwiye gitifu yuko iki kibina cyashyiriweho cy'abaturage kizajya gifasha abaturage kuzajya bishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, ariko ntago hari ukuyakuramo ngo ayatware. Bivuze ngo rero igihe cy'ubwisungane mu kwivuza iki kibina cyashinzwe kugira ngo abaturage badafite ubushobozi buhagije bazajye baza batange 500, 1000, 200, 300 kugera ubwo amafaranga azagwira bakishyura ubwisungane mu kwivuza. Ntabwo yigeze avuga yuko ngo amafaranga y'abanyamuryango agende ayakuremo. Gitifu rero bamwihakanye izuba riva, gitifu yabuze icyo avuga kugeza amaginganga. Gitifu nta kintu aratangaza, ariko abaturage bababwiye yuko amafaranga yabo y'ubwisungane mu kwivuza yabo azatangwa, ahubwo bakomeze batange mu kibina nibagire ikibazo. Amafaranga yabo aratekanye, nabura bazajya kuyabaza umuyobozi w'akarere. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niberwa bwa mbere ugize kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzima.